kubaka umuryango wanjye neza rero cyambere nzana abana ku ishuri nkabatangira mituweli nkatanga ejo heza nubwo ubona mbana n'ubumuga ariko ndagerageza mboha agaseke n'umubwire ngakwereke hariya ndakakwereke. Uruhare rero rw'umugore wo mu cyaro hano Isake rwose turagerageza. Nkanjye ku giti cyanjye niteje imbere rwose, nkorana n'ibigo by'imari kandi nkakora imirimo imbyarira inyungu ari mu buhinzi, mu bworozi ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Ndahinga, ndi umuhinzi, ndahinga imbuto zitandukanye, ibigori, imyumbati, ibishyimbo, noneho ikindi itsinda ndimo ni na perezida w'itsinda turaboha ibiseke tukaboha imisambi. Nk'ubu ngubu mu gihe cyo guhinga nabuze amafaranga y'ifumbire ariko barangurije nk'umugore nshyira umutware wanjye tugura ifumbire dutera ibigori. Madamu wanjye aba mu itsinda rimwe nanjye nkaba muri abiri, ni ukuvuga ngo duhuriza hamwe umusaruro uvuyemo tukabasha kuba twagura nk'isambu cyangwa tukavugururaho kuba tukarihira abana amashuri bakiga neza nta kibazo. Iyo bari mu makeya babona amafaranga bakagurirana ibikoresho za matora ndetse bakagurira n'abagabo babo imyambaro igezweho. Turashishikariza abagore gukora cyane, kunoza umurimo, kunoza ibyo bakora, kuko mu by'ukuri amahirwe barayafite. Igihugu cyacu cyatanze amahirwe ku bagore, haba inzego zirubakitse, zaba kwiteza imbere, ibikorwa remezo birahari bitandukanye. Icyo basabwa rero ni ukunoza ibyo bakora. Gukora barakora, ariko abari mu buhinzi, abari mu bworozi, abari mu bukorikori baharanire kunoza ibyo bakora kugira ngo babikore bitanga umusaruro. Nk'uyu munsi turabashishikariza ko abafite ibikorwa by'ubukorikori babikora babinogeje, ku bufatanye na senefu ku rwego rw'akarere hari inzu iri gushyirwamo ibikoresho izajya imurika ibikorwa by'abagore, bakaza bikava mu mirenge itandukanye hirya no hino biguzwa amafaranga, n'ubundi bikajyanwa muri iyo nzu yo kumurika ibikorwa byabo, aho bizajya bigurwa amafaranga kugira ngo wa mugore wo mu cyaro wakoze biriya bikorwa abashe nawe gukora ku ifaranga, abone uko yiteza imbere, abone inyungu ku mvune yagize.